damu ceceka ikibazo cyawe babarira umva abafana bakuru bayakwiye hamwe ngo ceceka ikibazo cyane uri kukimbaza hari abantu rego bagiye kutwandikira ngo nimero ni abantu ni abafana ariko batangiye no kwandika kuko bashobora kuba babizi batangiye kwandika komenti turaje tubibona twongeye kubasuhuza tunabashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri Damu TV turabashimiye uyu niwo mwanya tuba tubonye ngo tubagire hirya no hino dukurikirane ibyamamare ese bibayeho bite mu buzima busanzwe no muri covid ese babayeho bate uyu munsi turi ahantu mu gace ahantu tugiye kubwirwa neza mwari muri kumwe nanjye Damu korera Damu TV uyu niwo mwanya tugiye kwakira abagabo n'abakobwa b'ibikwerere bavuga n'ibikwerere kazi uko wabishaka karagaciyemo ariko twatangiramo twibwira reka duhere ku mwamikazi yego ni umwamikazi birumvikana reka dutangire twibwira wahereye ku mwami si byo byiza mbere ko mwari ubwo turahera iburyo se cyangwa n'ibumoso iburyo none se uburyo bwanjye niba ari aha ngo ndahera iburyo bwawe twatangira twibwira banyita Ndahiro Willy Evode umukinnyi wa filime nakinnye filime kuva nko mu mwaka w'1997 ariko nabanje kujya nandika mu kanyamakuru bitaga Hobe akanyamakuru ka Kiliziya Gatolika iyo ugiye ukareba kuri paje za nyuma usanga nko kuva muri 1997 kugeza nko muri 2001 hari aho ugenda usanga kuri paje y'inyuma handitseho urwenya Rwandahiro Willy Evode urwenya Rwandahiro Willy Evode izo nzenya ninjye wabaga wazanditse naje rero kongera kujya muri filime ntangira kujya muri filime nawe n'umugabo witwa James ukina muri filime nyarwanda ndamuzi cyane James twatangiye dukorana ibintu by'amakasting amufasha muri casting ariko numva ari ibintu bindimo cyane ko nari naratangiye nandika urwenya nkiri mutoya ari ibintu usobanukiwe neza hanyuma murakoze cyane uko nguko niko twibwerekana mushiki wacu twibwire se ni muntu ki muri rusange twabirase nanjye nkaba ndi umukinnyi wa filime na komedi cyane cyane nkunda kukubona cyane ahantu hatandukanye muri filime komedi n'ibindi bitandukanye ase kuki udakunda gukoresha izina rimwe gukoresha izina rimwe ntabwo nabikoresha impamvu nakoresha izina rimwe biterwa na role ndi bukine niyo mpamvu mpinduranye amazina murakoze cyane reka n'undi bogare wifunze cyane hari imeze neza atwibwire nanjye nitwa Muragimana Eric umukinnyi wa filime nkina filime nkabona zikundwa cyane barushaho kugira imbaraga reka dutangire tuganira noneho bya nyabyo aho ubu ngubu abakurikirana Damu TV bamaze kumenya ese turi kuganira na bande ngo tugiye kuganira noneho ku bikorwa byacu bya buri munsi no muri sinema muri rusange reka duhere kuri papa wacu tagira twibwira atugana ukuntu turi nete mbona jene ubwo ni iki ko ndi papa ni nka silenge kubona twavuga ati umupapa ushobora no guhura n'umuntu wishimira akamubwira iti umupapa ubwo se ntabwo waba unyiciye isoko kuri ntabwo waba unyiciye isoko mugani nubyumva si n'iki
urakoze cyane. Nari nabibabwiye ko nitwa Ndahiro Willy Evode. Ubu kuri uyu mwanya ndi umukinnyi wa filime na komedi. Filime dukina turi itsinda rigari, nk'uko mubibona twaje aha ngaha ariko turi batatu, na mugenzi wanjye Grace na Eric. Twabashije kuboneka turi itsinda rya batatu, ariko ubundi turi itsinda rigari cyane. Turi itsinda rifite ubushake, turashaka gukora cyane, tugambiriye gushimisha abanyarwanda, ndetse si n'abanyarwanda gusa, ko ibikorwa byacu dushaka ko bishobora no kwambuka n'imipaka bikagera ku rundi rwego. Kandi tubafitiye ibikorwa byinshi cyane, byinshi. Icyo tubasaba ni ukudushyigikira, tugasaba abanyarwanda bakadukunda, bakadushyigikira, kudushyigikira bakora ayo ma subscribe, bagakora ama share n'ama comment. Reka tugaruke kuri mushiki wacu, atubwire ukuntu yinjiye mu mwuga wa sinema n'ibintu byamugoye kugira ngo atangire akore uwo mwuga muri rusange. Ukuntu yinjiye muri sinema, nakuze mbikunda kuva nkiri umwana muto. Nakundaga filime, inzozi zari filime, mva ko igihe runaka kizagera nkakina filime. Nabitangiye ndi muto, mu myaka 12. Ni ibiki byagucarengenze cyangwa se wakoranaga nabyo kuri seti ukumva ushaka kuva muri industry, muri sinema nyarwanda? Habamo utubazo tugiye dutandukanye, gusa ariko iyo ikintu gikunda urakomeza nyine ukihangana kugira ngo uzagere aho ugera. Habamo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, hatwa abakobwa wenda nk'umuntu akaba yakubwira ati reka mukinishe, akaba yagusaba ruswa ko mwaryamana. Icyo kintu kiraneze cyane, turi bwongere tunakigaruke. Izo mbogamizi zikunda kubamo cyane, ariko nanone iyo ari ibintu bikurimo, ari ikintu ukunda, ari impano yawe, ari ushaka kubikora nk'umwuga, ntabwo wagakwiye kuba watanga ruswa yo kuryamana n'umuntu kugira ngo bakinishe filime. Wowe ahubwo ukoresha uko ushoboye, abantu bagushaka bakagushaka bafite icyo bagushakaho, batagushaka biyoroswa. Aho ngaho si twagaruka nk'abantu bahita barambirwa bakavuga ati ibintu ntabwo tuzabishobora, bagahita bava muri uyu mwuga cyangwa muri iyi kariyeri. Nihe nama wabagira? Umwanzuro si guhita bavamo, umwanzuro ni ugukomeza bagahatana, bagashyiramo imbaraga. Ikintu gikunda ugomba kugishyiramo imbaraga cyane, ntabwo ni ngombwa ngo uhite ukivamo. Ariko tugaruke kuri Eric Bogari Sandefo. Turi nete yarambona tugaragara neza cyane imbere y'abakiriya, ndabona turagurisha. Eric, utarinjira mu mwuga wa sinema cyane ukunda kuba uri gukora iki mu buzima busanzwe iyo utari gukina filime n'ibindi bitandukanye? Mu buzima busanzwe ngenda umutekinisiye, hirya no hino ngenda nkora ibintu bitandukanye. Eric ngo ni umutekinisiye. Muri rusange ufite umukunzi? Ntabwo mbaze rero. Nta mukunzi mfite. Niba mwihakanye birakureba. Ntabwo mwihakanye. Ni ibihe bintu byatumye ukunda sinema? Sinema vuba uyikunda, ni iki cyatumye ukunda sinema? Kuba nakunda sinema, nakundaga kureba udusinema two ku matelefone, ndeba bari abakanyombya bande bose, nkabona sinema ni nziza cyane. Nibaza uburyo nazayigeramo bikancanga, ariko nakundaga filime za bakanyombya, nkunda kuzireba. Mbasha kuba natekereza se kugira ngere kuri ubu rwego, mbashe kuba nanjye namenya gukina byaca mu zihe nzira. Bibanza kuncanga, sinamenye uko byagenda,
nibwo nyuma yaho naje kugera maze kwisumbura ngera ngeze hejuru kuko nazikundaga nkiri muto nzira ku gafone gatoya urabona ko mwashyaga muri telefone ajya ku madede akaganira akabonye utazi n'izina nabonye umuntu ufite inyinya nabonye umuntu ufite inyinya muri telefone n'imisatsi myinshi cyane ntabwo wari uzi izina ryiwe aka kantu ngomba kugakoresha byagiye nanjye nkakareba ngo bigeraho ndabikunda nkomeza kubireba kugeraho ninjira muri timu nabonaga zikina amafilime nanjye ndakina hashize igihe ntabwo mba mbyibuka neza ko bashize igihe nanjye ninjira muri timu y'abakina filime basha gukina nyine kugeza amagingo n'aya ngaya turatwika twimanukira turi kumwe n'abanyabigwi batandukanye bajya bavuga ngo umunyabigwi n'uwapfuye ariko njye nemera ko umuntu wakoze ikintu runaka kigatrendinga mba numva ari umunyabigwi kuko hari icyo aba yararushije abandi mushiki wacu ntabwo kanetse cyo kavuga iyo mugiye kuri seti ndamubona yifunze tuba twagezeyo reka tugaruke ku babyeyi bawe wenda ujya gukina sinema nyarwanda wenda bwa mbere videwo ya mbere bayakiriye gute filimi ya mbere muri rusange ababyeyi rero iyo ari ubwa mbere ntabwo babifata neza nyine hari ukuntu batabyakira ko hari ukuntu baba babona filime wenda batanabisobanukiwe nyine ukuntu filime ikorwa akagira ngo ibyo ari kureba muri filime koko biba byabaye bya nyabyo nyine akabifatamo nyine wenda niba bakinnye filime muri kirara akumva nyine niba bakinnye muri kirara ko kuri kirara bikaba nyine byamugiraho ingaruka nyine akavuga ati umwana wanjye yabaye kirara akaba yanakuza gusubirayo gusa ariko nyine uko ugenda umwegera ukamuganiriza ukamubwira uko bigenda yarabyakira akanabikunda akanakurusha ahubwo ni iki kijya kikugora kuri seti iyo mwagiye nko gushutinga wenda akivuga abantu baba bacyuye kandi ni hande nimero bike ariko nzi ikintu kimugora ararambirwa cyane arakubeshya ugarambirwa ntabwo sitema yayishobora ni ukuvuga ngo ararambirwa cyane ikintu kingora ukatinda gusubiramo birangora ukumva director avuze ngo ariko nyine birangora ukumva director avuze ati sinyuzwe timbabarira ugasubiremo mba numva nyine bimbangamiye ariko nyine nanjye mba nshaka ko hasohoka ibintu byiza ntabwo mba nshaka ko hasohoka ibibi ngo ndihangana ukongera ugasubiramo bikaza kurangira bibaye byiza ariko nyine nabikoze nanga urakoze cyane reka tugaruke kuri papa wacu watubwiye ko wandikaga udutabo cyane cyane twahobe ese utwo dutabo turacyasohoka abantu baratubuze ufite abakunzi urumva benshi cyane batandukanye impande z'igihugu ese bakwitege wenda muri ubwo butabo ese uzongera ubandikira ubundi ese byagenze gute muri rusange urakoze cyane udutabo turacyasohoka nk'uko nabikubwiye ntangira nakubwiye ko ni akanyamakuru ka Kiliziya Gatolika akanyamakuru bita Hobe natangiye kutwandika nkiri umwana nkiga muri primaire ndatwandika kugeza ndangije primaire ngeze nko mu wa kabiri secondaire nari nyandika ariko maze gukuraho ngeze muri secondaire nagiye mu bindi ku buryo ntari nkibona umwanya wo kwandika turiya dutabo n'amasomo akamfata rimwe na rimwe simbona umwanya wo kugira ngo nandike ziriya nzenya zacaga muri Hobe gusa ariko akanyamakuru n'ubu karacyakora gusa icyo natangariza abantu n'abakunzi banjye ntabwo kuri uyu mwanya ngikorana na Hobe ntabwo ngikorana na Hobe nk'ikinyamakuru ahubwo ubu ibikorwa byanjye byose yari izo nzenya ari filime tubateganyiriza kujya tubasorera iz'amaseri na filime zirangira ni YouTube channel yego
bafana ba Diamond TV ako gasubscribe mugakoreho dore karakenewe cyane kabisa. Reka tugaruke kuri Grace. Cyane cyane abantu bakunda gukina filime cyangwa abakobwa kazi bakina sinema nyarwanda bakunda gushaka cyane cyane n'abantu baba diaspora bitewe nuko baba barageze ahantu henshi hatandukanye bagahura n'aba diaspora cyangwa banahuriye no kuri filime kuri seti. Ase wewe urumva wifuza gushaka umugabo w'umunyarwanda cyangwa waranashatse ceceka ikibazo cyawe umva abafane bakuru bayatwimye hamwe ngo ceceka ikibazo cyane uri kukimbaza hari abantu rego bagiye kutwandikira ngo nimero ni iki ni abafana ariko batangiye no kwandika kuko bashobora kuba babizi batangiye kwandika komenti turaje tubibona. Reka tugaruke kuri Eric. Ni iki kintu kijya gigukundisha kuba wazana umugore ungana gute? Urabona nazana umugore ubwo bikavamo mari afatiranye covid kereka garase mu minsi iri imbere cyangwa garase bamwe yavuze ati ceceke uriya wasanga nyine hari ukuntu bakunze mukurikiranye Diamond TV umuhungu ari kubabeshya mwebwe tinaceceke ikibazo wapi nababeshya njyewe mbona kuba nazana umugore ubu none ntabwo yego niyo ntego irimo ariko none ntabwo nabikora si uko bitakorwa byakorwa ubushobozi burahari iki n'iki ariko hari urundi rwego nshaka kubanza kugira gutwara n'ibintu cyangwa se bamwe bavuga ngo nta gikwe ibaze ndakoze igikwe gusa cyakorwa nanjye cyane njye mbona abantu bavuga ngo nta gikwe ariko nta bushobozi aho ufite ubushobozi ukareka gukora igikwe cyanjye kigomba no guca kuri Diamond TV hehe hose urumva mukahagera Diamond TV rwamuha mwabyumvishe tuba ari inyuma. Papa wanjye yego nimvuga papa wanjye wumve kara ariko uri kunyicira isoko amara n'icyubahiro. Thank you. Okay, that's us. bakwite vie bad cyangwa tubwine nta kibazo ko wanyita kose. Ndahiro yego wumva uzashaka ufite imyaka ingahe? Gushaka nkeka ko gushaka ntabwo bigira imyaka. N'ubu nashaka n'ejo nashaka ikofirira ni kofi nta kibazo ahubwo keretse undangiye wandangira wenda Grasa bifite amakuru. Grasa afite gahunda se abifite amakuru urabizi neza hari igihe iyo turi kumwe nko muri shoot njya mbona hari ukuntu ndeba akajisho ariko nta kintu yari yanoborera ngo ambwire nyamara Grasa aratubwira nta kintu yari yanoborera ngo ambwire keretse niba ari nk'ibyo kuri sene Grasa hari ikintu hari ibyiyumvo uba wiyumvamo basi narirwariye niyo mpamvu iyo turi gukina mbona numva gushaka isaha nigera nkabona uwo tugomba gushakana nta kizambuza gushaka rwose cyane ko biri no muri gahunda yanjye ndi gushaka uwo twashakana ndi ku isoko kwa abakobwa ni mwumva barire komenti ngende bazishaka muza kuduha n'umwanya tugatanga wenda na nimero yanjye nayitanga wumva ari tayari kabisa yende ku isoko nta kibazo baririmba kuri Diamond TV. Reka tugaruke mu buzima busanzwe. Yego mu buzima busanzwe arogiye umuntu abakora akazi gatandukanye wenda ari umusimatike cyangwa se akina filime nyarwanda ari muri industry akaba yakundwa n'umukobwa wenda bari kuri casting. Yego we nako birakubaho? Ntabwo navuga ngo ntago birambaho cyangwa se ngo byambayeho kuko kenshi jewe uburyo nteye iyo ndi mu kintu fokasinga kuri icyo
reka twigarukire no mu buzima busanzwe ni abahe bakinnyi ba filime ukunda mu Rwanda no ku yindi migabane? Duhereye mu Rwanda mfite abakinnyi nkunda nko muri komedi nkunda uriya mwana bita Nyakso ubwo nawe ndamukunda cyane rwose uburyo akinamo amakomedi yiwe ndabukunda cyane. Noneho iyo tugiye hanze y'u Rwanda nagiye nkunda amakomedi y'abantu ba kera ku buryo n'ubu ngubu kenshi ni nayo nsubiramo nkayareba amafilme ya ba Louis de Funès ba Charles Chaplin kenshi niyo nkunda kureba ba Mr Bean. Grace banongeye kumbwira ngo nta muntu ukunda mu Rwanda ukina filime? ndabakunda benshi. Ndabakunda benshi. Wenda mbwiramo nka babiri ukunda ku buryo niyo mwahura ushaka kuvuga ati mbabarira unsinyire hano autographe. Hari umukinnyi wa filime w'umugabo, sinzi niba ari umugabo cyangwa niba ari umusore ariko ni igitsina gabo, yitwa Danny Gaga. Akunda gukina filime wenda yitwa nde nk'abantu batamuzi akora ayo mazina ye bwite? Azwi muri filime yamenyekanye cyane yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima, aho yitwagamo Ngenzi. Irazwi cyane. Ngenzi nanjye ndamukunda cyane. Ndamukunda azwi acting. Eric, yes. ijambo ni iryawe tubwire nyine nuhe muntu ugenderaho muri industry cyangwa se umuntu ukunda wowe ukabona actinga neza? Abantu mbona actinga neza abakinnyi ba filime ni benshi bagiye batandukanye, nabo mbona ibikorwa byabo nkabikunda, hari n'abo mbona bakagenda bazima. Wenda duhereye nko ku babanje bakina filime batwika, tuvuga nko kuri ba Kanyombya yazamutse atwika ariko ubu asa nk'uwazimye, ahubwo ba Papa Sava ubona bari mu kazi. Ba Papa Sava bari mu kazi. Urumva ubona ibikorwa byabo byegera imbere, hari abazima abandi bakazamuka, ibintu nk'ibyo rero bisaba gushyiramo imbaraga no gushyiraho umwete n'ubushake cyane. Muri iyi covid muri kwitwara gute? Ese muri kubahiriza cyangwa se muri kuguma mu rugo? Ese basi muri kubona biri kugenda? Ino covid twebwe turi kuyubahiriza tukagendera ku mabwiriza. Murabizi ko covid iyo ukora agasiporo bigenda neza, ni umuti ubasha gukora ka siporo gakorera mu rugo uko ugashoboye ugakora nta ribi. Gahunda tukazubahiriza tugategereza igihe bavuze ko kigera, niba ari gusohoka tugasohoka cyangwa tukaguma mu nzu bitewe n'uburyo covid iri kwitwara. Gusa dukwiye gushyiraho ingufu kugira ngo turebe ko iki cyorezo cyagabanuka nk'abaturarwanda. Grace, tangira usezera abakunzi bawe babwira ku mbuga bagusangaho n'ahandi bagusanga muri rusange. Abakunzi banjye cyangwa se abakunzi ba Damu TV badukurikirana cyangwa bankurikirana kuri Empire Station, niho ibikorwa byanjye muri iyi minsi biriho cyane. Hari n'ahandi henshi bazi bagenda bankurikirana simavuga, bo barahazi, ariko ubu ngubu muri kino gihe cyaguma mu rugo cyangwa se n'ikindi gihe kizakurikira kuri Empire Station niho nabereye icyamamare. Yego, niho arimo gutwikira ngomba kubasura muri kuri sete icyamamare. Subscribe, share na comment. Ariko ntabwo watubwiye muri rusange umuntu agira ubuzima bwe pirive, umuntu akaba yamwandikira wenda kuri IG, Instagram na kuri Facebook.
cyangwa mbiceceke ikibazo cyawe. Aya nta kibazo wambaza ndagusubiza. Nkaba wavuga ati ushaka kunyandikira inbox atari kujya kuri channel, wansanga kuri wenda Instagram, Facebook n'ahandi hatandukanye kugira ngo abakunzi wenda bagukunze cyangwa bakunze filime ukina aho bagushaka kuba bakubona. Ya Instagram nitwa Kezia Stacy. Facebook nitwa Makombe Glacia. Makombe Glacia. Mumbabarira umuntu wize tatabanza si yabasha kubyandika. agerageza. Eric, ntabwo atubwiye ubuzima wenda busanzwe nyine iyo wenda utari nko gukina filime ukuntu umuntu yakubona yagusanga he wenda gushaka wenda ngo ube wamukina muri filime yabonye ko ufitinga wenda na filime ari kwandika akaba yagushaka ngo wenda mukine muri iyo filime ako casting ese yakubona he? Okay, kumbona ntabwo byoroshye biragoye. Ukoresheje call. Twabasha kuvugana. Niba unkeneye tukavugana se uri he ndaha tukabasha guhura. Mushaka mu comment muri inbox nzamubagezaho. Ariko icyo dukeneye subscribe hafi aho ngaho. Ayagusanga hehe? Imbuga bashobora kunsangaho mbere na mbere nuko bashobora kumbona, hanyuma bashobora kumbona no kuri Facebook banditse amazina yanjye yose Ndahiro Willy Evode. Ushobora kumbona kuri Facebook, kuri Instagram nayo nayo mazina none nkoresha Ndahiro Willy Evode. Ndahiro Willy Evode. Mwakoze kwitabira ubutumire bwa Damu TV. Mwakoze cyane, nanjye ndangize mbashimira nka televiziyo Damu TV, ndabashimiye cyane kandi nzagaruke. Mwakoze cyane. Yego. Ni by'agaciro kuba twabanye namwe. Nubwo atari bose ariko n'abandi tuzagenda tubasura, banatubwiye ko tugomba no kubasura kuri set baduhaye ubwo burenganzira. Ubwo muzatumenyesha nimujya kuri set muri Covid se bizaba konte. Tuzabamenyesha igihe twaba tugiye kuri set. Gusa muri iki gihe kubera ko turacyari muri gahunda ya lockdown, turi muri guma mu rugo, muri misi ibikorwa ntago biri gukunda. Abakunzi bacu dushobora kubamenyesha ko bashobora kureba bisanzwe, ariko mu gihe twaba twasubiye mu buzima busanzwe, iyi lockdown ikarangira kandi dufite icyizere ko izarangira, ndumva tubafite ibikorwa byinshi. Gusa turabasaba namwe gukora iyo subscribe, mugakora share n'ama comment. Murakoze cyane.